Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ni umwe mu bantu bihariye ku isi ufite byinshi bitangaza benshi imihanda yose y'isi. Uretse abanyarwanda bereye umuyobozi n'abanyamahanga bamutangarira buri munsi, Paul Kagame uhariye ko anafite amateka y'ubuzima bwe nayo yihariye ukwayo, kuko ari umwe mu banyarwanda baciye muri byinshi kugeza uyu munsi. Rero nk'ibisanzwe mu nkuru zihariye kandi z'agatangaza ha Kunsinzi TV, tugiye kugaruka ku ruhererekane rw'ibiganiro bizagaruka ku buzima bw'umukuru w'igihugu, aho tuzagaruka ku buzima bwe bwihariye na mbere y'uko aba perezida. Muri ibi biganiro nzifashisha ibitabo byagarutse ku buzima bwe, ariko nawe ubwe akaba yarabigizemo uruhare, kuko abanditse ibi bitabo bashingiye ku biganiro bagiranye na Perezida Kagame. Igitabo cya mbere nzifashisha ni icyitwa A Thousand Heroes Rwanda's Birth and the Man Who Dreamed It. Ni igitabo cyanditswe na Stephen Kayinza, kikaba cyaragiye hanze mu mwaka wa 2008. Nanone kandi nzifashisha ikindi gitabo cyitwa Kagame Conversation of the President of Rwanda. Iki nacyo cyanditswe na Francois Suda kigiye hanze mu mwaka wa 2015. Ibi bitabo byombi nibyo bigiye kudufasha kuvuga ku mugabo w'igihangange, umwe mu bajenerali batsinze intambara mu buryo bwihariye akanahagarika jenoside. Mu gice cya mbere kuri uru ruhererekane tugiye guhera ku gihe yavukiyemo ndetse n'uburyo umuryango we wahunze akiri umwana mutoya. Iyi ni Intsinzi TV. Jewe Kagame Paul. Mu bitekerezo bye ndetse n'ubuzima bwe bwose, Paul Kagame ni umuntu wamaze igihe kirekire arwanira uburenganzira bw'abantu be ndetse n'igihugu cye. Uyu mutima wo kurwanira uburenganzira bwe ndetse n'abantu be ni inkuru ifite imizi kera cyane akiri umwana mutoya. Rwose si ikintu yiza kuzaho kuri Paul Kagame n'inzozi yakuranye kandi azihindura impamo. Ubundi Paul Kagame yavutse tariki 23 z'ukwezi kwa 10 mu mwaka wa 1957, avukira ahitwa Itambwe hari muri teritwari ya Gitarama. Icyo gihe u Rwanda rwari mu bukoloni bw'Ababiligi, aho rwari rufatanya na koloni y'u Burundi mu cyitwaga Rwanda Urundi. Ubu uyu munsi ahangaha Itambwe ni mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Ruhango. Ababyeyi ba Paul Kagame ni Rutagambwa Deogratias ndetse na Asteria Rutagambwa. Paul Kagame ni umwana wa nyuma mu muryango w'abana batandatu ababyeyi bari barabyeyi, harimo abakobwa 4 n'abahungu 2. Umuryango wa Paul Kagame wari abakristo b'itorero Gatolika. Paul Kagame avukiye mu bitaro by'i Kabgayi, ndetse ahangaha ku Ntsinzi TV twagize amahirwe yo gusura umubyeyi Zirakamwa wari umuganga w'umubyaza ku bitaro by'i Kabgayi wafashije umubyeyi wa Kagame kumwibaruka. Nibyo ntabwo nabyibukaga, ni mama we wari wabinyibukije atarigendera. Yarabinyibukije duhuriye ahantu mu rupfu rwa musaza wanjye Kayihura, ati kandi uyu niwe wamufashije avuka. Nibyo ati nibyo niwe wabinyibukije rwose. C'est dommage ko yigendeye, ndabimushimira kandi nkishimira ko nabyaje intwari tugejeje aho tugeze, dukundishije igihugu. Imana imukomereze mu nzira nziza afite zo gukorera abanyarwanda n'u Rwanda. Rungabanya babisha umushumba w'ubugabo, irahirira umukinzi ukingiye u Rwanda, murasabi yaduhanze rw'imudukomereze, maze karame nanone n'indamutso ya twese. Ubwo Paul Kagame afite imyaka 2 irenze iminsi mikeya, ubwo hari ku cyumweru cya tariki ya 2 z'ukwezi kwa 11 mu mwaka wa 1959, inkuru yasakaye hose ko Mbonyi Umutwaro umusushefu kundi zari yishwe, nyamara yarasagarayo n'abasore bo muri Intare ngo bamukubita urushyi. Ariko inkuru y'icwa rya Mbonyi Umutwaro mu Rwanda cyako komeye wa Parume Hutu ryatumye abanyarwanda bo mu bwoko bw'abatutsi bahigwa batangira kwicwa no gutwikirwa. Ibi bikorwa by'ubugizi bwa nabi ku batutsi byatangiye tariki ya 3 z'ukwezi kwa 11 mu mwaka wa 1959, hari mu masaha ya saa 3 za mu gitondo. Umuryango wa Paul Kagame wari utuye Itambwe ni hamwe mu hibasiwe cyane muri ibi bitero, kandi ubwo umuryango we nawe wari mu bagombaga kugirirwa nabi. Ndetse na so umubyara ari mu bashakishwaga cyane ko ari n'umucuruzi w'ikawa ndetse akaba n'umutunzi w'inka ku rwego rwo hejuru. Perezida Kagame aganira na Francois Suda amubwiye ko papa w'umubyara ari nawe nashinze koperative yitwaga Travipro, ikaba ari koperative ya mbere yabayeho mu Rwanda, aho yitaga cyane mu bijyanye no guhinga ikawa. Ngo kandi akaba yarafite aho yarahuriye n'umwami Rudahigwa mu masano ya hafi. Ariko nubwo yarafite aho ahuriye n'imiryango y'ibwami, we ntabwo ari muri politiki, ahubwo ari umuntu wahisemo business akikorera ku giti cye. Ibi rero byatumye ajya ku rutonde rw'imbere cyane mu bahigwaga mu mwaka wa 1959, ndetse bituma ahunga hakiri kare maze abana basigarana na mama wabo. Ariko nabwo ibintu byakomeje kuba bibi, abatutsi baricwa, barasenyerwa mu bikorwa by'ubugome ntagereranywa. Umuryango wa Paul Kagame rwose naho haburaga gato kagerwaho n'ibyago. Hashize iminsi 3 tariki ya 6 z'ukwezi kwa 11 mu mwaka wa 1959, uyu muryango utari ufite byinshi wakora ngo utabarwe, wabonye imodoka rivuye mu rugo rw'umwami Nyanza yoherejwe n'umwami Kazi Rosalia Gicanda
wari ufitanye isano ya hafi na mama Paul Kagame kugira ngo ibahungishe. Umushoferi wari ufite ubwoba yabashije gukora aka kazi neza nawe ahungisha uyu muryango. Kuri iyi ngingo y'uburyo papa yari afite aho ahuriye n'imiryango y'ibwami mu masano ndetse na mama akaba yari afite aho ahuriye n'umwamikazi mu masano, Francois Soda yibajije Paul Kagame amubaza niba aterwa ishema nabyo, maze Perezida Kagame nawe aramusubiza ati sinterwa ishema nabyo kuko ni impanuka yo kuvuka, si ibintu nshimagiza rwose. Ubwo imodoka yohejejwe n'umwamikazi Gicanda yabashije guhungishiriza umuryango wa Paul Kagame mu Rukari Nyanza, aho bahamaze ibyumweru 8. Ubwo no kuvuga amezi 2 babona kugaruka iwabo mu rugo. Ubwo ibintu byasaga naho bimaze guhosha, ariko ubugizi bwa nabi budahagaze kuko abatutsi barakomeje baratotezwa cyane. Nubwo Paul Kagame yari umwana mutoya muri ibyo bihe, ariko hari amashusho yamusigaye mu bitekerezo y'ibyo yabonye icyo gihe, nk'uko yabisubiremo Stephen Kainza. Nyuma y'igihe bari Nyanza yaho gato, umubyeyi wabo yafashe umwanzuro wo kugaruka mu rugo, ariko hashize amezi 6 nabwo umutekano wongera kuba mukeya. Ubwo birongera birazamba cyane, ndetse uyu mubyeyi mama wa Paul Kagame afata umwanzuro wo gusubira i Nyanza. Aha rero nibwo yafashe umwanzuro ntakuka wo guhunga. Uyu muryango uhunga werekeje mu Mutara hafi y'igihugu cya Uganda, ariko naho ntihari umutekano usesuye ku buryo abantu bahungira bakaba batekanye. Ibi rero byatumye uyu muryango mu mwaka w'1961 uhunga uva mu Rwanda ujya mu gihugu cya Uganda. Ubwo Paul Kagame yari afite imyaka 4 y'amavuko, ubwo nyine yavaga mu gihugu cy'abasekuruza akerekeza mu mahanga azira uwo ari we gusa. Umuryango wa Paul Kagame kimwe n'abandi banyarwanda bahunze muri ibyo bihe bageze muri Uganda batujwe mu nkambi zari mu karere ka Ankole, aho bavanywe nyuma bakajyanwa mu nkambi zo mu karere ka Toro. Aha mu nkambi ubuzima bwari bugoranye kuko abari ntibari mu gihugu cyabo, bari mu mahanga, kandi igihugu cyabo nacyo nticyabemeraga. Abanyarwanda bari impunzi bahuye na byinshi bavuna mu buzima bw'ubuhunzi, bwo kubura ibibatunga, kubura imirimo, ubuzima butari bwiza bwari bwuzuye indwara n'ibyorezo. Iyi ngingo wahunze wese arayizi, ndetse n'utarahunze wumvise inkuru zabyo gusa hari amakuru abifiteho. Mu nkambi zarimo abanyarwanda muri Ankole mu majyepfo ashyira uburengerazuba bwa Uganda, niho Paul Kagame yahuriye n'inshuti y'ibihe byose, umusangirangendo mu bitekerezo byo kubohora u Rwanda no kurusubiza agaciro, ndetse bombi umwe yabaye iruhande rw'undi mu ntambara nyinshi barwanye. Uyu ni Fred Gisa Rwigema, nawe umuryango wari umaze igihe gito uhungiye mu gihugu cya Uganda. Abo bana bari bakiri batoya mu gihe bahuraga, nta n'umwe wari uzi ko amazina yabo yaragiye kuba yagatangaza n'akataraboneka mu mateka y'u Rwanda, no kwibohora kwarwo mu myaka myinshi yari igiye kuzakurikiraho. Nyuma y'igihe gito imiryango yabo bombi yavanywe muri ibi bice by'amajyepfo ya Uganda, iganishwa mu nkambi zari mu karere ka Toro, aho nyine aba bana bakuriye. nyina ubyara Fred arabizi, kera tukiri abana batoya, jye na Fred bato cyane, twabanye n'umuryango wa Kimonyo ahantu habiri. Twabanye Shungerezi, turangiza tujya Toro, ndetse no muri Toro tukajya twimuka tukavanywe tukajya hanze, ariko turi kumwe. Mu mikurire yabo zimwe mu nkuru bumvaga kenshi kandi nabo bakundaga nizijyanye n'uburyo bamwe mu barwanyi bari mu nyenzi bari baragerageje kurwanira uburenganzira bwabo ariko ntibabigireho. Umugore witwaga Suzana, iwe ubwo turi abana bato nk'imyaka hari wenda 8 cyangwa kuri uwo mugore habaga umuntu ngira ngo yari yarabaye mu nyenzi, wari uvanze. Umubyeyi umwe ngira ngo yari umuzungu, undi akaba umunyarwanda witwaga Mariko. Tujya gutarama kuri uwo mugore turi abana bato, ndetse ababyeyi bakatumerera nabi kuko twajyagayo dusa batumereraga nabi ko bavuga ko twazerereye. Ndetse kandi kimwe n'abandi bana bo mu bihe byabo, ababyeyi babo bakundaga kuvuga u Rwanda rwabo imuhira iwabo, aho bari baravuye batabishaka. Nubwo ubuzima bwo mu nkambi bwari bugoranye, hagiyeho amashuri yo kwigisha abana b'impunzi z'abanyarwanda. Ayo mashuri niyo Paul Kagame yabanje kwigamo. Amaze kuyarangiza amahise yerekeza mu ishuri ribanza rya Rwengoro Primary School, aho yagendaga nibura ibirometero 10 uvuye aho bari batuye. Ahangaha hari kure cyane ku mwana muto. Amashuri abanza yize neza ndetse atsindira ku kigero kiri hejuru, nubwo mu Rwanda abanyarwanda bagorwaga cyane no kwiga, bari abanyamahanga b'impunzi. Paul Kagame yabashije kwinjira mu ishuri ryisumbuye rya Ntare School. Ubuzima bwa Kagame akiri umwana muto bwari kimwe n'ubwo abandi banyarwanda bose bari mu buhungiro,
bwari bwuzuyemo gucunaguzwa, kubuzwa epfo na ruguru, bikozwe n'abaturage b'ibihugu bari barahungiyemo, ku buryo n'abana bato icyo gihe bazengerezaga abanyarwanda babaga bigana mu mashuri. Gusa abanyarwanda biganye na Paul Kagame bavuga ko ari ikintu atakundaga, ngo ndetse yahoraga babwira ko badakwiye kwemera iryo totezwa bakorerwaga. Umwe mu nshuti ze biganye bisubiremo Stephen Kayinza ati yahoraga atubwira ati ntidukwiye kwemera ko abantu bazajya batwita ibyo bashaka, ntidukwiye kuba uko badushaka. Muri make ku myaka y'imike yo kurengera umunyarwanda ko ushaka kumugirira nabi unamutesha agaciro ni ikintu Paul Kagame atigeze yemera na gato. Mu mwaka w'1972 Paul Kagame afite imyaka 15 nibwo yaje kubura se umubyara. Birumvikana arakiri umwana muto, ndetse ubwo byari bigiye kuba ibibazo byiyongera ku bindi, kuko kubura umubyeyi mu bibazo by'ubuhunzi byasaga naho ari ibibazo byiyongera ku bindi abanyarwanda bariho mu buhunzi bari bafite. Mu mwaka w'1976 ubwo rero amashuri yisumbuye nanone yongeye guhura n'ikindi kibazo, ubwo inshuti y'umusangirangendo yo kuva mu bwana Fred Gisarwa igihe yagendaga atamubwiye aho agiye akamuburira irengero. Ibi nabyo ntibyamworoheye kuko basangiraga byose, bari baziranye biturutse kuko bombi bari barakuranye, byatumaga baba abavandimwe kubw'ibihe n'amateka. Ku rundi ruhande nyuma y'imyaka ine kuva mu mwaka w'1972 kugeza mu mwaka w'1976 Paul Kagame yiga mu ishuri rya Ntare Secondary School, yaje kurivamo yerekeza mu rindi shuri rya Old Kampala Secondary School, ari naho yarangirije amashuri ye yisumbuye. Aya mashuri yombi witegereje mu bantu b'ibyamamare bayanyuzemo, izina rya Perezida Paul Kagame urisanga mu ya mbere mu bahaciye. Ubwo rero nyuma yo kurangiza ishuri noneho ubuzima bwo kuba impunzi nibwo bwongeye kwitambika mu migambi n'ibyifuzo ndetse n'inzozi bya Paul Kagame. Ubundi kuva ari muto kuzaba umupilote ugurutse indege ni ikintu cyari mu nzozi ze. Rirakirangiza ishuri hari mu mwaka w'1977 ubwo yabonaga mu binyamakuru itangazo ryavugaga ko isosiyete yitwa East African Airlines yashaka gutoranya abasore bari bakiri bato b'urubyiruko bagera ku 10 bakajyanwa mu kigo cyabo cyigisha ibijyanye no gutwara indege cyari mu mujyi wa Soroti muri Uganda. Rero nk'uko gutwara indege byari inzozi ze, hese abona kwera amahirwe yari kumufasha kuzikabya, nibwo kimwe n'urundi rubyiruko rwo mu myaka ye nawe yafashe icyemezo cyo kujya kugerageza amahirwe ye. Nibwo rero agiye gukora ibizamini ari kumwe n'abandi basore amagana bavuye imihanda yose muri Uganda. Ibyavuye mu bizamini bisohotse n'ubundi Paul Kagame yisanze mu rutonde rw'abana 10 bari batsinze ibyo bizamini, ndetse banafite amanota ari hejuru. Ubwo ukurikije ibyo yaramaze kuzuza byasabwaga kugira ngo ajye mu ishuri ryigishaga gutwara indege, maze ubwo nawe agakabya inzozi ze, ndetse akabasha no guhindura ubuzima butari bwiza na gato, yaba we ndetse n'ubw'umuryango we. Rero kimwe n'abandi bana bose bari batsinze ikizamini cyo kwinjira mu ishuri ryigishaga gutwara indege, nawe yagiye mu biro by'uwari umuyobozi w'ishuri, amubwira ko ari mu banyeshuri batsindiye kuza aho ngaho, anamubwira ko yiteguye rwose. Mu byo amubwiye harimo no ko yari umunyarwanda atari umunya-Uganda. Iyi ngingo yo kuba umunyarwanda hese yangiza byose yari yakoze, maze uwo muyobozi w'ishuri mu kumutontomera kwinshi amwirukana mu biro bye mu ijwi ryuje amahane menshi amukankamira ati va hano we munyarwanda. Nanone ku yindi nshuro kuba umunyarwanda byari bibujije Paul Kagame kubaho ari umuntu wisanzuye, kuko ko ari kuba akunda gutwara indege gute, ubwenge bwose yari afite n'umushobozi bwamwemereraga gukora uwo mwuga, ntacyo byari bisobanuye imbere y'uko yari umunyarwanda. Ibi rwose byari yubaje mu buryo bwihariye ukwabwo, kuko kuba umunyarwanda byari icyaha n'icyasha cyari gihagije kwambura umwana w'umusore amahirwe akomeye cyane yo gukabya inzozi ze, kandi nazo zitari zibonetse zose ahubwo zari zo gutwara indege. Ku rundi ruhande rw'u Rwanda narwo ntirwamwemeraga n'ubwo yaruziraga, mu buryo nk'ubwo ngubwo rwose ntabwo rwemeraga ko ari umunyarwanda kimwe n'abandi, ahubwo rwamwitaga umunyamahanga ugomba kuguma iyo yahungiye. Ubwo mwaka w'1977 yari afite imyaka 20, gusa yari yaravuye mu Rwanda ari muto cyane. Ariko bitandukanye n'abandi bose bo mu kigero cye ndetse n'abamurutaga, Paul Kagame yakurikiranaga amakuru y'u Rwanda cyane, kuko kuva afite imyaka 16 yatangiye kumva yitaye cyane ku mateka y'u Rwanda n'ibiruvugwaho byose. Perezida Paul Kagame ubwo bisubirimo François Soudan. Ni nyuma aho uyu munyamakuru yaramubajije niba yarabimenye igihe Habyarimana ahirikaga ubutegetsi bwa Kayibanda mu mwaka w'1973. Perezida Kagame yaramusubije ati mfite imyaka 16 natangiye kwita cyane ku byarimo biba, nakundaga kumva radio nkurikirana amakuru, narinze amazina y'abantu bamwe na bamwe ndetse n'ahantu hamwe na hamwe, ariko mu buryo bwa politiki hari byangoraga kubyumva. Ndetse kuri Paul Kagame u Rwanda ari ingingo yagarukagaho kenshi we n'abagenzi baho bahuriraga mu ishuri, noneho wakongeraho n'uburyo ababyeyi be bagarukaga ku Rwanda, byamuhaga amahirwe yo kugira ibyo amenya. Rero nubwo u Rwanda rutamwemeraga nk'umwene gihugu, ariko Paul Kagame yakomeje kurufata nk'umurwa kandi nk'ubutaka bw'abasekuruza be, ahantu yumvaga afitanye naho isano yihariye kurusha ahandi hose mu isi. Iyi ni nayo mpamvu yamukururiye mu gukora ibishoboka byose akaza gusura u Rwanda. Ubwo nibwo hise atangira gutegura urugendo ruzamujyana ku butaka bw'abasekuruza. N'ubwa mbere mu myaka irenga 15 yaragiye kuhagaruka kuko yari yaravuye akiri muto cyane, noneho ubu yaragiye kuhagaruka amaze gukura. Urugendo rwe rwa mbere mu Rwanda rukora hari mu mwaka w'1977. Gusa ikibabaje ibindi nuko nubwo yaragiye kugaruka mu Rwanda, yarabizi neza ko azaza atari umunyarwanda, kubera ko u Rwanda ntabwo rwamwemeraga, ndetse kuko kuba yari impunzi byari bigoye ko yabona urupapuro rw'inzira.
ariko yifashishije ikarita y'ishuri byatumye abona urupapuro rw'inzira rudahoraho, maze mu mpera z'umwaka w'1977 bwa mbere mu myaka irenga 15 ishize yongera kwambuka umupaka uhuza u Rwanda na Uganda, ubwo agaruka mu Rwanda. Byari amarangamutima agatangaza ndetse n'ibyishimo ntagereranywa kuri we kuba yaragarutse mu Rwanda. Ageze ku mupaka ashatse imodoka ya tagisi imujyana i Kigali, aho mu nzira agenda ari ubwe ndetse n'uwari umutwaye. Nta n'umwe watekerezaga ko mu myaka 23 yari igiye gukurikiraho Paul Kagame ari kuzaba ari perezida w'u Rwanda. Yewe n'ari kuzana icyo gitekerezo byari gufatwa nk'ibitekerezo biri aho bisanzwe, kuko icyo gihe ari mu Rwanda atari n'umunyarwanda mu mategeko, kuko ibyangombwa yari afite byamugaragazaga ntacyo byavugaga ku bunyarwanda bwe, ndetse no kwerekana nk'umunyarwanda n'ikintu atari gukora kuko cyari kumuteza ibibazo byinshi. Tagisi yamugejeje i Kigali ku muntu bari bafitanye isano bya hafi wari utuye i Kigali. Kagame mu buzima bwe muri Kigali kubera gutekereza ko leta y'icyo gihe ari kumuteza ibibazo imenye ko ari impunzi y'umunyarwanda, nawe rwose yaritwararitse bikomeye, ku buryo yasohokaga ku mugoroba gusa agatembera hose ashaka akazenguruka umujyi. Muri we byasaga n'inzozi zo kugera muri Kigali yabwiwe kenshi. Ubu noneho nibwo yiboneye uburyo abanyarwanda bari babayeho. Rero ari muri Kigali kenshi yajyaga muri hoteli Kiyovu, aho yakundaga kuza akicara ari wenyine akifatira fanta aho ngaho. Muri aka kabari hakundaga kuza abanyapolitiki bo muri leta ya Habyarimana, babaga biganjemo abanyapolitiki n'abandi bakozi ba leta ndetse n'abasirikari. Aha mu kwisanzura kwinshi baganiraga byose bashaka, birimo ko politiki yabo bayikoraga n'ibindi bashatse. Ibi byose Paul Kagame yabaga ari iruhande rwabo aho ngaho wenyine ku meza y'inywera ka soda atuje yumva ibyo barimo. Muri iyi hoteli yahaje kenshi cyane mu gihe yamaze mu Rwanda. Muri uru rugendo rwa mbere Paul Kagame amaze ibyumweru 6, ubwo ni ukuvuga ukwezi n'igice mu Rwanda, arangije asubira mu gihugu cya Uganda. Mu mwaka wakurikiyeho mu mwaka w'1978 nabwo yagarutse mu Rwanda kuri inshuro noneho yabashije gusura ibice bitandukanye by'u Rwanda, abasha kwibonera no kwiyumvira ubuzima abanyarwanda barimo muri ibyo bihe by'ubutegetsi bw'abakandamizaga, bukababuza epfo na ruguru muri politiki z'amacakubiri ashingiye ku irondabwoko n'irondakarere. Muri uru rugendo rwa kabiri Paul Kagame yanabashije guhura n'abandi bantu bo mu muryango we, barimo ndetse n'umwamikazi Rosalie Gicanda. Izi ngendo zombi Paul Kagame yakoreye mu Rwanda mu mwaka w'1977 n'1978 zamuhinduye undi wundi mu mitekerereze byihariye, ku buryo yabonaga mu Rwanda n'ibibazo rwari rufite, byarimo n'ikibazo yarasangiye na bagenzi be cy'ubuhunzi. Amakuru yivaniye mu Rwanda atahawe n'undi uwo ari we wese, yatumye noneho amenya ikibazo u Rwanda rufite mu buryo bwihariye bwa nyabwo, kandi uru rugendo rwongeye kumuhuza n'igihugu cye cy'amavuko mu buryo ntagereranywa, kuko yarabashije kubona byose yari yarahoze yumvana ababyeyi be. Icyahise kimuza mu mutwe n'uburyo bwo gutekereza uburyo we na bagenzi be b'impunzi bagombaga kwitwara muri iki kibazo bari bafite. Iri ryari ihurizo rikomeye kuri buri wese rwose, ariko icyo gihe Paul Kagame yatangiye kubiha umwanya we no gutekereza byimbitse ku cyabaye gikorwa ngo ibyo bikemuke. Ibi ubwe Perezida Kagame yabigarutseho abwira Stephen Kainza ati mu mwaka w'1977 cyangwa se 1978 natangiye kwibaza icyakorwa. Natangiye kubiganiraho n'inshuti zanjye, ariko kenshi bamwe muri bo babivugagaho gusa ntibagire icyo babikoraho gifatika. Byasaga naho ari umwitozo uzarangiriraho. Abantu baravugaga bakaganya bikarangira, n'ejo bahura ugasanga nuko bimeze, ariko ntacyo bagerageza ngo kivemo igikorwa gifatika. Muri iyo myaka rero Paul Kagame yatangiye gutekereza ko abantu bo mu kigero cye bari bakwiye gushaka inzira yo gukemura ibibazo u Rwanda rwari rufite. Urugendo yagiriye mu Rwanda afite gahunda yo kumenya igihugu avukamo, rwamusigiye undi mukoro w'agatangaza bitewe n'ibyo yabonye mu Rwanda mu gihe yarusuraga. Rwose mu buryo ntagereranywa izi ngendo Paul Kagame yagiriye mu Rwanda mu mwaka w'1977 n'1978 zagize uruhare rukomeye cyane mu kurema Paul Kagame isi yamenye wamaze igihe kinini cy'ubuzima ahugiye ku mushinga wo kubohora u Rwanda n'abanyarwanda, ndetse no kongera kubaka u Rwanda ku buryo kugeza n'uyu munsi agiha abanyarwanda byose bakeneye kugira ngo bakomeze babe hari abantu badafite ipfunwe mu bandi baturage b'isi. Izi ngendo rero zari zigiye kumufasha gutangira gutegura umushinga w'agatangazo wo kuzagarura abo bose bari baratataniye mu mahanga nk'impunzi, ndetse no gukura abanyarwanda bari imbere mu Rwanda mu mibereho y'ikandamiza n'itoteza ridashira. Mu gice cyacu gikurikira tuzagaruka ku buryo noneho Perezida Paul Kagame yinjiye mu mitwe ya kinyeshyamba, ndetse no kwitwaye mu ntambara yo kubohora Uganda. Ibi byose bigatangiza indi nzira yihariye yo kubohora u Rwanda. Ubwo rero hano nsoreje iki kiganiro cy'uyu munsi, kikaba ari igice cya mbere ku biganiro by'uruhererekane bizagaruka ku buzima bwihariye bwa nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Iyi ndirimbo nagira ngo giture nyakubahwa wacu Perezida wa Repubulika, mbasaba ko mwahaguruka tukaririmba. Kiganza mugaba w'ikirere n'indongo zitazimiza, yaciye izina mpunzi muhobana mu Rwanda, iwe nta wundi. Ganza mugaba twese karambe rudasumbwa, tukwifurije kuganza.
niwe ntawundi yatwubakiye igihugu dushinjagira n'isheja mu bana b'u Rwanda niwe ntawundi wishime turi ntavangura amoko ategekesha urukundo mu bana b'u Rwanda niwe ntawundi Yesu karambere udasumbwa aye ganza gahajwe tukwifurije kuganza mu bana b'u Rwanda niwe ntawundi ganza mu ese nihe wakumvira ibiganiro byigisha amateka n'ubutwari bw'abanyarwanda nihe se wakumvira ibiganiro byigisha umuco utari ico ahandi ni kuri YouTube channel ya Intsinzi TV. Intsinzi TV irashimira abakoze subscribe inashishikariza abatarabikora kudacikwa n'ibi biganiro byiza byigisha. Intsinzi TV ni igicumbi cy'ubumenyi bushingiye ku mateka n'umuco nyarwanda. babwira amateka y'ubutwari bwacu ntabwo ari ubwa none n'ubwa kera cyane buva kuri Gihanga wahanze u Rwanda n'abatumye Rwanda ntirwandagare tubavuge ibigwi intwari z'u Rwanda ubutwari wacu umuco karande ukomoka ku basokuruza bacu baguye u Rwanda ku ruhembe rw'umuheto umurage mwiza kandi w'umugabo wahindutse umuco mu bana b'u Rwanda tuwusigasire tuwutoze n'abato ukomeze wande mu Rwagasabo tubavuge ibigwi intwari z'u Rwanda ubutwari wacu umuco karande ukomoka ku basokuruza bacu baguye u Rwanda ku ruhembe rw'umuheto tuvuga imyato y'iz'amarere zarengeye u Rwanda rugeze aharenga zacubije induru n'imiborogo ubu rweza amahoro ruravuga impundu tubavuge ibigwi intwari z'u Rwanda ubutwari wacu umuco karande ukomoka ku basokuruza bacu baguye u Rwanda ku ruhembe rw'umuheto zifite umugaba kandi umugabo imvugo niyo ngiro ntabwo kirazira yagwije amahoro mu Rwanda hose abo mu mahanga
uwo bamwise umuvunyi tubavuga ibigwi intwari z'u Rwanda ubutwari wacu n'umuco karande ukomoka ku basokuruza bacu baguye u Rwanda ku ruhembe rw'umuheto. Wamuvuga ibigwi gakwira bugacya abamuvuga imyato nabo batabaranye jyewe namwise umugoboka rugamba umushumba w'umugabo akabiga biganje tubavuga ibigwi intwari z'u Rwanda ubutwari wacu n'umuco karande ukomoka ku basokuruza bacu baguye u Rwanda ku ruhembe rw'umuheto. Atwibutsa imanzi imena n'ingenzi za ntwari zacu zatabariye u Rwanda ziri mu rubyiruko rw'intangarugero rwitangiye ubumwe bw'abana b'u Rwanda tubavuga ibigwi intwari z'u Rwanda ubutwari wacu umuco karande ukomoka ku basokuruza bacu baguye u Rwanda ku ruhembe rw'umuheto tubavuga ibigwi intwari z'u Rwanda ubutwari wacu n'umuco karande ukomoka ku basokuruza bacu baguye u Rwanda ku ruhembe rw'umuheto. Gisa Fred Rwigema ni intwari iri mu rwego rw'imanzi rumwe mu nzego eshatu z'intwari z'u Rwanda. Urwo rwego Fred Gisa Rwigema arimo rushyirwamo abantu baranzwe n'ibikorwa by'ubutwari bihebuje kandi bakaba batakiriho, bakaba baratabarutse bitangira igihugu. Kubera ubutwari no kwitanga, Fred Gisa Rwigema yaguye ku rugamba yari ayoboye rwo kubohora u Rwanda ku itariki ya 2 Ukwakira mu mwaka w'1990 ubwo ari umugaba w'ingabo za RPF Inkotanyi. Yaguye ku rugamba rwo kubohora u Rwanda yatangije ariko nta rusoze nubwo abamusimbuye batigeze bamutenguha. Tariki ya 2 Ukwakira muri uyu mwaka azaba amaze imyaka 33 atabarutse. Yaguye Kagitumba, ubu ni mu karere ka Nyagatare mu ntara y'Iburasirazuba. Gisa Fred Rwigema yavukiye i Ruyumba itariki ya 10 Mata 1957. Ubu aho yavukiye ni mu murenge wa Nyamiyaga ho mu karere ka Kamonyi mu ntara y'Amajyepfo. Yabyawe na Anastase Kimonyo na Gatarina Mukandirima. Ahabwa amazina Emmanuel Gisa. Yashakanye na Jeannette Rugeni, bakora ubukwe ku itariki ya 20 Kamena 1987. Nyuma babyarana abana babiri, umuhungu n'umukobwa, abakaba ari Gisa Junior na Gisa Teta. Intambara y'imyivumbagatanyo yabaye mu Rwanda mu mwaka w'1959 n'1960 yaranzwe no gutoteza no kwica abatutsi, ndetse se wa Gisa Fred Rwigema aratotezwa aranafungwa amara umwaka wose muri gereza. Nyuma y'uko uyu mubyeyi we afunguwe, umuryango we wabanje guhungira muri Paruwasi Gatolika ya Kamonyi. Nyuma bikomeje kuba bibi bahungira mu gihugu cya Uganda ari naho yakuriye, akagaragaza ibikorwa bye by'ubutwari nyuma y'uko yaratangiye kuba impunzi akiri umwana muto cyane ku myaka 3 gusa y'amavuko. Fred Gisa Rwigema yatangiye kumenyekana cyane mu mwaka w'1979 nyuma y'intambara yakuye ku butegetsi umunyagitugu Idi Amin Dada mu mwaka w'1980.
Fred Rwigema yagiye agira imyanya ikomeye muri Uganda mu ishyaka rya NRA ndetse aba n'uwungirije umugaba mukuru w'ingabo. Icyo gihe Rwigema yasabwe n'ubuyobozi bwa NRA kwinjiza abasore barangije amashuri makuru mu gisirikare, maze abanyarwanda binjiramo ari benshi babona uko banatangira imyitozo y'igisirikare yo kuzabohora u Rwanda. Muri aba basore harimo na Kagame Paul waje kuba umugaba mukuru w'inkotanyi nyuma y'urupfu rwa Fred Gisa Rwigema rwo ku itariki ya 2 Ukwakira mu mwaka w'1990, aza no kugeza ku ntsinzi yo ku itariki ya 4 Nyakanga mu mwaka w'1994, bityo intego yo kubohora u Rwanda ibigezweho. General Major Fred Gisa Rwigema n'itsinda yarayoboye ry'abasirikare babahoye u Rwanda bazirikana ibikorwa by'ubutwari byamuranze. Abanyarwanda benshi nabo bubaha cyane izina Fred Gisa Rwigema kuko yabuze ubuzima mu gihe yashakaga kurokora ubwa benshi. Ntitwakwirengagiza ko urugamba rukomeye yatangije akanarugwaho ariko rwaje kugeza ku ntsinzi y'amateka adasanzwe. Ni nayo mpamvu ku itariki ya 4 Nyakanga hizizwaho intsinzi yo kubohora u Rwanda yabonetse Fred Rwigema adahari, ari nayo tariki isorezwaho iminsi 100 yo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Twibuka uyu munsi. Ngendi Berwa Gakuba Prudence, iyi ni Isango Star. Sina